y'amazi kuko uwo mugore ga yavuze atese ko tubyaranye ngo babyaranye abana babiri wowe madame wa Patanisho uriyizi muri hariya polisi bahabasanga baje gukemura ibibazo byanyu none haramubaza tubyaranye abana babiri iyo kabutindiye gato guhauze na munzu nayo mazi ntigeze numva mu rushako rwacu tukaba tubyaye tukaba tuja guca imbyara umwana wa kabiri ayo mazi tigeze aseruka muri iyi nzu none ayo mazi turabyara n'umwana wa gatatu ayo mazi aturutse he hello guys twongeye twagarutse kuri rya torero ryanyu mukunda cyane rya AIME TV kibisanzwe ababaye bwa mbere aribwo bwa mbere bakimbona ku mazina banyita Furaha Aime ka umukobwa w'abasegege nkaba umudamu umumama w'abana bane kaba mfite n'umukunzi wanje umwe ari we papa w'abana nkaba ntoye mu gihugu cy'i Nairobi kaba nkorera ku kinyamakuru cyitwa AIME TV komeza no kubashimira cyane ku rukundo mukomeje kutugaragariza murimo murakora subscribing za comment zanyu ewana umve izo za comment nyine nizo turazikeneye cyane kuko zirimo ziratwereka kuko twadukora umurimo w'Imana neza tutabogamiye ku nshuti ku badamu ku bagabo pande zote tunapasua kama vile AIME TV. Rero ndabiyegereje ku kiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe n'umuvandimwe wanje mbere yuko dutangira reka banze nawe abibwire ngaho karibu. Amazina yanje nitwa Gikondero Aime nkabandi umusegege nkabandi umudamu ndagira ngo twababwiye n'abana baribo nimba mwabibagiwe abatubonye bwa mbere n'abana batatu dukorera hano kuri AIME TV tukomeje kubashimira subscribe share comment zanyu nziza muzakomereza aho ngaho naho ibyo nizo dukeneye ni inama zanyu turazikeneye cyane rero uno munsi dufite inkuru idasanzwe kandi ibaye mu kanya gatoya haciye nk'isaha imwe nubwo twakereje kubagezaho amakuru ariko turaje tuyabagezeho tubagerezaho amakuru ku igihe muyakenereye nicyo gihe tuyazanira rero nimumbaze ngo nibiki kandi nibiki kuri iri torero abashitsi bazakomeza bakiyongera sinzi ewana twege tugira umve amakuru azamakomeza kazamahinda gahinda none narimbaye nk'ukuba gutya hantu nama nkubitana n'ikitangaza cy'amakuru noneho nimumbaze ngo ayo makuru nubuhe ayo makuru uhuriye nayo none sinzi ukuntu naringiye nk'uwikebagura gutya ku ishuri ry'abana nama nsanga amakuru ko aramagenda hajuguma ahantu hose se none yajugumye cyangwa yagize umuyaga cyayiboneye none nabanje ndabanzaga mpurirana nayo naje namvuga ngo sinovuga amakuru ndafite iki gihamye na magenda moja mbili mpaka ku makuru ahahagaze nimumbaze ngo makuru y'uyu munsi topic kandi bagarukanya abantu ni meze gute indaka lelo ezandeko yako inda juru yako inda topic yacu y'uyu munsi ni hejuru y'umugabo hano Patanisho ukubise umugore ubu nyine bari police station ya Soweto akaba mujijije ngo ikibazo amazi atumye urugo rusambuka nimumbaze ngo ayo mazi n'amazi buhe bwoko najya amazi yo kwiriba y'umusamariyakazi n'amazi yatuvoma n'amazi yaye ku cyuma n'amazi y'ubuhe bwoko Haleluya Yesu none kindagira aho ngaka amashaka nko kuzuza none kuruzuzwa kubera amazi gusa amazi ahoraho si amazi kuri abina zatemba tukaroha tukabona ntabwo arayo ngayo kumwa be nangayo kumugezi none nayo amazi aya tuzakirwa tuganira n'abanyakenye tubana kunda amazi mwene data ntabwo arayo none amakuru yagizacha zatonda umurongo barimo kuvoma bahita baragwana cyangwa yabwiye umugabo asesigaje no gutonda ku robine singira ngo umugore uzugenda gutonda ngo nagendeje kumurengereza amazi yamuzamuka kuko ugese wakubise umugore amuzize ngo naje kumuzanira amazi yanza yaranga abagabo bakomeje kubangamira abagore cyane kubijanye n'amazi gitangaza kiragwira bamwe barakubitswa ngo ni hejuru yuko babishaye bakeneye amazi yo kucyuma abandi nabo noneho sayo mazi yayandi yo gukubitwa yo kunywa amazi yigariraya hari mu byahishwe muri kiriya gitabo cy'amajepfo muri side si muri noro umugabo ngo yagize anje ariko ashaka gufungura Bibiliya ngo agize iminsi noneho ibintu byarakaramye muri iyo nzu ngo akamubwira ese noneho niko zipo
kigira amazi n'ibiti amazi ndashaka amazi umugore akibaza se none aya mazi umugabo kandi atangiye kuzazazana n'amazi y'ubuhe bwoko na yahe yego akamubwira se amazi uri amazi ngariya nje ko yakuzanira naje kugeza n'ubu twicaranye sinda ariko ayo mazi arazana akantu kubera ko ikibazo kiri mu kugaruka ku mazi nuko urabona na cyagihe Yesu yagiye kuri cyagisima ibibazo byose byagiye bisanga kuri wa mukobwa w'umusamariya kazi yanda yari ifite abagabo ngo nimba ari 5 byose byamusangiye hehe ku mazi bivuga ko ikibazo cyagarutse ku mazi twagiye aya mazi nakasa mutwe noneho none kino kibazo cy'amazi iki kibazo cyakomeje kuba amazi reka tukibwiraho abantu turebe ukuntu twakemura kino kibazo kijanye n'amazi noneho ndabonye ngo bazana amata duhinduke nta bibiliya ngo dusome rya jambo ry'igisima sinziga noneho nimba aho ribera bararuha baje muri cya gitabo cy'ujya mu pasiteri wavuze ngo aombaye apewe nimba ari ngo kufanya nini uko mangagire gute akingurirwe gawe noneho umugabo iwe ntiyakomanze ntiyagize gutega iwe n'inzu yiwe ahora noneho iwe ntiyasenye ngo mushake muzahabwa iwe gani nkaho yaranguye burundu nta mpamvu yo kuvuga ngo zaza yisa kuvuga ngo iwe yarahawe burundu ku manywa y'ihangu abimanikira ukuboko ngo hariya muri komine aravuga ngo njewe kanaka ndemeye kuzaza nsomwa bibiliya gutangira mu itangiriro ukageza mu byayishuwe nuko noneho inkuru yakasa mutwe niyihe noneho ngo umugabo akabwira umugore yewe ndashaka amazi umugore akagenda akazana amazi mu gikombe gifu cy'umugore cya ziporo ngaya udarukwaza se nayo mazi nakubwiye agasubira akazana ayo mu ndobo ajaga koga nayo koga sa urukeneye ntabwo ari ayo mazi yo koga nza nogera se mwibase ibintu by'amabiza nakavuye ate noneho ga aramubwira ati mfe kubwire none se ntamazi yari kuri shawa ngo barinde bamuzanira amazi mu mabasi yamamubwira ngo abe mazi wowe hawe ucuri kukaja ikusikusi hehe siho mpangana kindashaka kugana muri side amazi yo muri side niyo nshaka urumva nukuvuga ngo abatarasobanukirwa pembeni bazagende bambaze ngo siyo side ayo mazi yashakaga muri side ni he nzayababwira noneho umugore aramubwira ati njewega ayo mazi yo muri side ntayo ngira sinayazi sinzi ngo abameze gute ebwana yamamubwira tumve buri munsi ndi mu gushaka gufata amaguru nshaka kugenda iside urugenzi rukananira ngahurirana n'ibibazo ngakomereka kagira gute kubera kuko iranzira yawe uje muri side yabaye mukagatare no mukagatare amiba mukagatare munzu mukagatare ese ya gatare iba mu rugo ubundi gute njenga naje nawo wagato aya makuru naje nasanze hariya uko naje nahise ntohoza nejo bitazambera mu rugo shaka kumenya iyo mukagatare yateye muri ugo rugo no wahishikiye wabibyiboneye gutya amaso kuya macho kwa macho biri life niho bihabibera hariya igorigo ya Soweto noneho rero inkuru y'umwana ga isubira inyuma noneho wa mugore garavuga ati yewe ndumvaga bigeze kure uravuze ngo usigaye ugenda muri side ugahurirana n'imbogamizi sinzi inzira ntukigeramo neza ugakomereka kubera mukagatare uko se mukagatare kurambwira ndamenya ngo ni yihe yamamubwira tumve uzegera abanyarwanda duturanye uko wowe wagipfuwe uko inza mbona musheni muganira hano mu nzira hehe wagiye ku isoko ugakubitana n'abantu bagore b'abanyarwanda amakuru muzamuganira nayaho utarababaza inkuru nyamugendwa umugabo bijanye na hariya muri side nte tugitangaza niba gwira noneho umugore nawe yamubajije site se kukumbwira ngo ngende negere abanyarwanda ndabegera gute ndababaza gute ndagenda mbabwire ngo gute ese wowe uko wambwira ngo negere abanyarwanda ngo nta gitoki ngo nta bunyobwa ngo ntaki ese wamenye gute uko abanyarwanda bo bazaba ibitoki niki kandi nta no munsi urasigira amafaranga y'ibitoki cyangwa ngo ndeke kugura ubwo bunyobwa n'ibyo bitoki urumva ngo mbegere gute tuvugane nabo gute unyumvire yamamubwira ngo umve nkubwire genda wegere bari abagore b'abanyarwanda ubabwire ibiza bituma umuntu ataba mukagatare
aza yamagenda nyine ukazamugenda isoko ikadudubiza no kuvuga ngo ukazamugenda mu nzira ta bariyeri nta mabuye y'ikini kaburimbo ipine ritambuka direct ugenda ubaze igitoki kigugwa zingahe wapumbafuwe hariya mu isoko nimba ari ya buruburu nimba ari ya hehe nimba ari ya Soweto n'uturayi uzushiramo aho bari ya Soweto nyine aho hari igitangaza cy'umugabo ngo ariko yamamubwira ngo azashiramo n'uturengarenga yewe none nimba uturengarenga twarabaye gana two utuzashiramo uturengarenga muri ka gatoki ngo n'ubunyobwa ahubwo mu bigaragara jewe mpaya mbona nubwo ke avuga iyi story uyu mugabo ni nkahe yinjiriye ku banyarwanda ajyaho agatoki ajyaho ubunyobwa niyo dodivanze hamwe n'igitoki ni nkaho yabirabuye aho ku banyarwanda yashiki wiwe bakamuheza omena n'ibishimbo none guhera uwo munsi ndabona uyu mwana w'umukobwa nta makosa dodo aciye igitoki aciye yewe nabyo twazavuga ngo azateka n'agatogo yamama agatogo ariko none narahumye ako kanye kwese kandi nakahe kandi yazamubwira ngo ateka agatogo se naga se ndateka agatogo cyangwa si nakazi nagaki kandi faranga umpaye abanyamurenge ntagatogo tuzi agatogo nagaki ntago tuzi nyina ako gatogo twebwe abanyamurenge tuzi kuko ari ukurya umutsima wa gatimbo n'ibishimbo wagirirwa amahirwe wa charitiro y'amata ukagaburira abana birangiye naye ibindi bijyanye n'agatogo sako katindika agatogo n'agatogo buhe bwo none tugaruka none ngo yamamubwiraga ategenda wegere bari abanyarwanda ubabwire ngo bakwereka imirire ishobora kuzana isoko idudubiza muri side aya mazi ari mu kugenda gatambukira ahazamuka janoro kubera ko atazamanuka ngo aje side none umugore yamamuhindukirana icyatumye gatugiye kugeraho umugore yakubitiwe bigatuma bisanga kuri polisi aho basanze wewe urinda yakaruhariwe ufite matricule tugomba kuguhiranka rya generale generale niryo tutatwemezanyeho jewe na reka se ngubwire umugore muheze matricule ya generale kwaraga kuko ni indaya imaze kwemerwa n'amategeko ihita imenya kuko abanyarwanda ari bo bafite umuti uvura kutagira iki kugira iyo soko y'amazi kuko uwo mugore ga yavuze ati se ko tubyaranye ngo babyaranye abana babiri wowe madame wa Patanisho uriyizi muri hariya polisi bahabasanga baje gukemura ibibazo byanyu none haramubaza tubyaranye abana babiri iyo kabutindiye gatogo hawuzana mu nzu nayo mazi ntigeze numva mu rushako rwacu tukaba tubyaye tukaba twatuja guca imbyara umwana wa mbere umwana wa kabiri ayo mazi tigeze aseruka muri iyi nzu none ayo mazi turabyara n'umwana wa gatatu ayo mazi aturutse he ikindi ayo mazi uzanye uvuze ngo umuti tugende tuwushakire mu bagore b'abanyarwanda bivuga kuko yaragiyaje kuhonja oya guhonje baranahonjeje apana kuvuga ngo tuse nk'ababyibazaho yageze ikana nimba yarageze kurumva ibibazo byose by'abanyarwanda yayatanga nukubera yuko yarabihawe arabihabwa mu rugo rwiwe asanga ariyo tofauti y'imirire yamaze kwinjira mu rugo rw'abanyarwanda ubwo mugore w'umunyarwanda yayavuga asanga imirire yiwiwe niyo umugore w'umunyarwanda biri tofauti aho ariko nabase kurumva ikosa n'iry'umugore nibansigira amafaranga erega ntuze yararirimbye no yandiri baravuga ngo kupigi nafuatana na nini na pesa mugore utazi uriya w'umutanzania nta mugore utazi guteka lakini ile mapishi yote inafatana na nini na frank na ratio nyuma ya chia nani hutachia mbanda yangu sijui 500 mimi kwa nyumba yako 100 hano hari abagabo basigishana mu mazu y'abantu umugore akavuga ati uko niyo maronko y'umugabo wanje ariko asohoka hanze ukaje gutanga 500 sikia kwanza nikwambie unaachia bibi 200 francs mwingine anamwachia 500 francs uko asema sembanda wamemwachia 500 francs ile 500 francs banda atanunua ile nyama ile gatogo yenye yako anasema anunue sijui nini vitu za mingi kisha bwana asikie vizuri sasa mwana huyu wa mama nyumba huyu wa nyumba sasa wamemwachia 200 francs basi ile 200 francs ni ya kununua madesu na kununua nini na makaa
na kununua sasa akiona ananunua makaa, madesu na maziwa. So unaona hapa Nairobi wananuanga nini? Madesu. Akiona na maziwa ni hivyo watoto wamekula na sauce tomato. Hiyo tomato paste. Na kwambia hata mwana anaweka sauce tomato ni ule mwana anajua hata kale ka kizungu ka kidogo. Unaacha ka 200 katafaa nini bandugu yangu? No mara anamwachia ka 200. Sasa 200 francs iko na hesabu. Saa zingine iko na mtoto mdogo, hesabu pampers, hesabu maziwa, hesabu hizo mboga na hizo viungo, kanyanya na kitunguu. Hiyo ndio watakula saa 6 na jioni. Sasa wa ndugu yangu, sasa mimi anahesabu wanakula ile maharagwe saa 6, anasema ingine inabaki wataikula saa ngapi? Magharibi. Uranyumvira. Sasa jioni akikuya kwa nyumba yake anakutana ni ile maharagwe yabaye mukagatare yazaga mu rugoga agasanga gazipora mu mukagatare. Sasa shida iko pale ni huyu mwanaume mwenye change pesa ya kutosha baba mnunue chenye anataka. Tocha nano conclusion te tolo banano pona mobali oyo mobali oyo ifanolo bela ye nyangara kata nyanguzo ya mobali soki mbala uzaki ndekona ngai ndenge na lingaki na finga yo epa mama na onde isikana lingaki na memayo ozotika 100 francs soit 200 francs sima uzongi na ndako o mwasi na yaza ya kokauka azoka uswa na nini mbona nini umitu na katepo na nini mwasi na nga akauka kandenge nini yeske makila na eza kakaka kokauka ifale asombele basamaki samaki ya mbisi ya mai amelaka basupu ya mema taba potopoto wana amelaka siko yozo ya kutomboka pe oyebi rasio otika kina ndako na yo komiti obeti mwasi na yo po ebisio obimili banda o makambo ya mwasi wana ya mwasi ya voisin wana pona mimi yo zolandera mabishi ya voisin wana olandera ya yo epana yo pona nini osala makusaya mwasi alibanda omoni ya sala kanyoso po akanga yo sala kanyoso tika karasio malamu po mwasi na yo pe okuta epe malibanda te yepe epo akanga yo ekotinda yake ndeko ko bamibali mususu po basombe kaembongo aya kaka kolambela yo oyo nde oyo ka elengi wana oyo zoluka ipa mwasi na yo papa nini nde uzoluka kuna libanda ti okomi na basi ya barwande wana soki bazana ba mai soki bazana likambo nini aske mai wana ezakana nini obali mwasi na wa bote libana mibale lelo nde zoya kubimisa likambo ke azaya kokauka liboso kuno zaki wapi po ya kofinga nyanguzi ya mwasi azambi site olo bake akauki oti yaki na moto ya moshi po akauka to wapi rasio na yo wana obumisaka ndiye akauka suko mbere umugore yarameze neza ariko kubera ko kutagitanga amafaranga akwiriye zatumye umugore wawagira gute yuma tanga nkuko ushaka kwarya muri izo ndyo yimirire ya Kinyarwanda banasemaka kila kitu kufatana na nini na rasio mbongo na maboko makambo nyoso na meza wana ndio ukokutango sikoyo soki mbongo izali makambo te ekoza kitoko soki makambo ya mbongo izate na maloba pe ekozala te papa ndengo za kofinga mwasi na yo wana otika kikombie ozotinda yake ndena wenze na mbongo oyo yebiska otiaka mbongo wana kamwa 100 francs na yo wana asomba mwasi kuma wana po alesa bana libumukaka etonda bamela pe mai makambo isila wana yo sikozo yako bimisa makambo ya matoki wana kutu banyamurenge biso toyebi angote likambo nini papa changer langage pe matoke ana banyamurenge wana ebi matoke toyebi matoke wana te ila pelolo basemu tolia kafufu na madeso pe na milk akaje karemeo mana isezerano iwacu tuzi kuko kwa gatandatu imana hindura amateka tukagisombe ubundi murenge inyama zazaga kuri Noeli na bonane katakuweka wowe urazana igitoki cy'igisamunyu bande ko nangashi tuzira kuri nguru turayirangiza gusa papa aho uri reka tukubwire uri Patanisho
kandi wakubise umugore unyine muri impamvu yatumye umugore ahondwaga ngo yamazira ngo atutse umugabo ngo urindaya kubera ko wamenye abanyarwanda uno mukobwa mwana bayakubwiye gute abayakomye umukobwa yatutse umugabo ngo nindaya yamubwiye ati yewe ubaye indaya kuko iyi minsi yose ntayo nkuru yayo mazi waruzi none mu gihe uzanye iby'indirimbo z'amazi kandi uzamuzana aho bigomba nawe yarabikoze nabi ico gihe cyo kubanza gutuga umugabo ngo ni indaya banza umutegera icyo avuga numara umugendere gahoro iyo ushaka kumenya uyu mugabo icyo yarakeneye source yiwe kandi kugira ngo umenye nimba azayinjirira nyine mu banyarwanda cyangwa atazajayo si ukubanza kuvuga ngo vuga kubwiye iryo jambo ngo wamuriterura ngo nawe wamuvuga ngo ngurindaye iyo ni langaje mbere y'umuntu udafite ubwenge uyu mujyama nta uyu mukobwa njenda bihamya neza 100% nta kosa na rimwe afite kandi ntiyegeye kumutuka uburaya atabaje gushigikira umugore watutse umugabo ngo ni indaya mu rugo rwiwe umva jewe ubwanje jewe uyu wicaye kuri kamera ndagututse kuri indaya marakaza uritakataka mayibobo chokora mbaya kabisa kubera ko reka ngiye kukubwira iya mubwira iryo jambo ariho bagishaka na gutya ari gikubita nawe nta discipline ukurigisha umuntu wadukurikirana ku isi nta discipline ga nawe reka madam kubwiye wikwigira nyoni nyinshi kuri kamera ubunyi n'uwiwawe aje akakubwira ngo eme nawe urukaye ko mususu boy icyo atigeze akubwira muzaranye bana batatu kurashaka urubyaro rwa kane ubunyi ngo akivumbukane kubera ko avuye iriya yagiye je nawe tutavuze tuvuga taho data buje avuye kuvundurura za nyarusereriya nizazanye muri ino aho kugira ngo sasa amenye nano ibyo yavunduriye iriya nukubanza kumujana gahoro urarinda umwana gahoro kandi yenyine ayamebikubwira kanakubwira n'inzira ati wowe n'umuti none hiyo yabyi ahita namwereka naho agomba kukura umuti uzazana ibyo umugabo ashaka umukobwa nta makosa nta makosa afite mana we kwijana mwabagabo mwe ntimukaza mushukwa n'ibyo hanze abagore bose turi kimwe reka nje nkubwire abagore bose nta tukiraho banzuga warutaraturangirize inkuru nyine ngo uyitibukemo neza kute kandi kuzubana mama gushuha kandi mpankubwira ngo umugore yakubiswe kubera kuko yabwiye umugabo ngo ni indaya kandi nawe urabihamya kuko nawe ari wewe wabwira umugabo ati yewe none se polisi yaje kubafatira mu rugo igihe bamaze gukora umugabo wonyine na famiye yiwe yagiye kuri reportinga umugabo karahonda umugore ageze naho amukomeretsa kubera impamvu yuko ngo yabuze ngo jojoba kuranyumvira yewe urashaka ko jojo barashojobeshwa niki ubwo nyine bamanutse kuri polisi baje kurega bamanutse kuja kurega aho muri kwa kurega noneho abapolisi itangaza nibagwira aya mazi se kandi mwamuturegera none n'abanyakenya nkaho batazi ivy'amazi aya mazi se n'ubuhe bwoko bama babwiraga mpuru ya hati twebwe mu bwoko bwacu nuku none ga banko turuva solution ushaka twego uburyo muduhanira uyu muhungu uyu mukwe wacu nta buryo yoje hanze akamenya ibyo hanze yarangira agashaka kubizana ku mugore n'indwara zazizana mu rugo ubwo atangiye kumenya ikijanye nazo azabizana kandi noneho akaba yamuziza ngo ngeze mu rugo rwiwe ngo azayirirwa ngo yagiye mumena ngo nibishimwe none si biterwa n'amafaranga basigiye umugore yewe igitoki kuvuga ngo mujye mu nzu muhagi imana yo mu ijuru jemu wanje nza nkonsoma nka 500 oya reka kuvuga ni wenda yavuze ngo agivyo byose ngo bashiremwe ngo agatogo ngo bategenye yanga ko gatogo none se ndaragasobanura agatogo bagateka gute ako gatogo nyine kurumva twebwe nibijye biba bimeze twebwe ibigyo byacu z'abanyamu melange nyine za melange yavuga ngo azane iyo melange nyine yose yavuga niko gatogo kandi amafaranga yamusigiye ntaciye kandi umukinwa tabyama kurumva none amafaranga yamusigiye ntaciye ka gatogo none gakenera gutekera ka gatogo kandi we adafite amafaranga aciye ka gatogo kandi bo kubera ukuntu bamaze kumenyera twebwe abanyamurenge imirire yacu ni nayo mafaranga baza basiga itewe n'imirire yacu aza gusigira nyine agasigayo ngayo y'ibishimbo n'amata azi ngo abanyamurenge nabenshi yewe sayo ukuragira ngo basazabona nayo mata azi ngo arasiga amafaranga ya tomato paste asiga n'igitunguru asige n'ay'ibishimbo nyine nakora igitangaza yongereho n'ay'amata azi ngo niyo mirire
yacu twebwe bariye ku manywa na nijoro bariye ku manywa na nijoro none nuza buri munsi ukaza wikubitagura mu bishimbo na tomato paste yahindura akarya omena urabimusiza kandi ari amafaranga uba wamusigaye mu rugo n'umuhezi za gatoga zazana ibya gatogo kupiga inafuatana na ration ya guteka bikurikirana niki n'amafaranga watanze umugore kiyo melange nje koga numvishije kena nabimenye iyo melange arashaka ngo bateke igitoki kirimo utwo turengarenga yamuzaniye ubwo bunyobwa na twatunyama matumbo bandekona ngayi ushatse no gushiramwe matumbo gashiramwe n'inyama zisanzwe ariko gashiramwe melange kurumva iyo dépense inyama zonyine za hano kuri boucherie kuvuga ngo ubone izo kumixinga muri iyo melange none musaza barazo kumutekera abana ngo zoza ngo ayifinye ngo kubera umugabo ngo muheza utwo dutogo gatogo kabe ikoze igitangaza mu nzu kabujijije umugore ngo nuko ngo ataza gutekera kandi gatazotekera umugore ngo yirire kugira ngo ashimishe umugabo abana batabiriye mu rugo tamuzayi bokora bene ibyo bintu mwagiye mubicika uko atari byiza pe abagabo bacu umuntu mukuziza abantu ibintu bimwe mubona bitoshoboka mu mifuko yanyu kugeraho umugabo atumye umugore kumuvomera amazi yabyaye aramukubisa undi nawe uraje umujijije ngo no kubera ngo atahashe gutyo kandi bifatanye batari uko batakugereza ku ntego yawe kandi kubera atari ari amafaranga utazimusigira yo guteka ibyo bintu ko murumva ko byumvikana nabo abantu babutureba muza mutangira inama mu bantu umuntu yakubiswe ari kuri polisi kameramana nawe nukora icyo kintu bose tuzagukosora ni ukuvuga ngo umve nkubwire mugabo mwiza turaguhanuye nundi ukitegereje gukora izo ngeso twebwe imirire yacu ya gakondo ibyo turimo kwigisha ni ukudata umuco turimo kwigisha abantu ingaruka z'ubuhungiro nizo zizoga uko kerizo zibaye ingaruka ziki z'ubuhunzi kwiragenda biga imyigire y'ino hanze wa gatogo iwacu gabirira gasho bahindura umunsi w'igisusa ni igisusa umunsi w'igishoma ni igishoma ariko se igisusa ni igishoma n'ibishimbo ngo babivange ngo iyo mvongo tuyizi ku bishimbo n'imyumbati nayo mvongo nyo kuvanga ngo niho bikunda bikazana iryo dudubiza ry'amazi riragatsinda turafataga imyumbati ngo yivange na hehe ngo yivange ngo ni igisusa ibaze kuvanga igisusa n'imyumbati kuramvuga ibyo bintu bihuye ntabwo bihuye pe ariko wowe korashaka ngo ibyo bintu byose babivanga ariko bagira no mu nda heza iwacu twariye imyumbati ni imyumbati twariye n'agasombe ibyo bintu mwaje kwigira iyi mico mwaje kwiga mahanga mugende muyireke dusubire ku irababyarira amazi nk'igisusa tugende tujye ibiryo byacu twajyaga muri gakondo ariko nimuhambire imizigo dusubire iwacu atari uko bikabije cyane ndabonye ngo ingo nyinshi ahangaha ziraza gusambuka ngo hejuru n'undi nugira natwumva n'undi wari we wese ari amarara yashizeho umugore gatuti ngo agatogo titwakaganyije wewe genda utanga amafaranga akwiye bakushiremo iyo mvange isombe imyumbati ibiki byose bakibokovangira umugore abirye namara kubiryaga akogereza kuri iyo ntego nushaka kuzaza usoma mu baroma none akora kubita umuntu ukamukomeretsa nushaka kuja mu bakorinto ni wewe mu bafilipi ni wewe naho kuzaza umvanga ngo kurazana mvongo nyo ku mugore ngo niho agenda kwiriba ry'amazi umve nkubwire aracyari muri desert mu butayu nudahindura ratio umugore akomeje kugira iki inzira z'ubutayu zahariya muri Egypt kandi nuhindura ratio arikiri Kanani cyangwa kubona sanga uyu mugabo amafaranga yatanga ku munyarwanda bakarya neza atayatanga mu rugo rwiwe nuko ni rwo rupfu bapfuye nicyo usanga aricyo gitangaza cyane nibwo rupfu bene abo bagabo b'ibigoryi barahari umuntu akaba ari kuri polisi amerewe nabi hafi bagiye kumujyana ku bitaro amerewe nabi kubera wewe ngo ko murapfa ngo nuko atatetse gutya kandi bitewe nawe ese uko umuntu wokumva ngo akora kubita umugore ukamukomeretsa akaja bakageraho polisi za muri Kenya ziza kumutora imagine we bitewe n'ibintu biteye isoni kurumva ngicyo kintu ngo nicyo wazize umugore abandi bantu tibakumva bakaguseka tanga amafaranga uko bamaranye imyaka ingaho babyara abana babiri uko tumugiranye imyaka myinshi uyu munsi nibwo haje kumenya kuko iwe umugore iwaba ari muri Egypt nimba rushaka kuko agerikana niko yewe wa mugabo we nukuri ko Imana turagutenze muri iri torero uzaze kwirega
muri iri torero ryacu rya AIME TV ribarizwa i Nazareth. Turagutenze gwera uyu munsi. Reka kumutega. Azaze uno munsi yakoze iki gitangaza. Jewe uramubabare utabanje kumuhagarika. Wanze guhagarika. Tumuzamure ikintu byo guhagarika. Je nkomeza guheza abantu amahirwe kugira ngo baze kwirega muri no torero. Nyine ga ayo mahirwe nayo kubanza kumutega. Imana igutegeye amaboko. Naje yeme ndicaye hano. Ndakubabarira, ndaguheza izo mbabazi. Imana iraguheza imbabazi, naje ndaguheza izindi mbabazi. Rino torero ryacu kuntu riteye niryo kwihanisha abantu bakora ibyaha ibyo ngibyo. Imana iracagutegeye amaboko, natwe turakwakira, turagusame. Utukongera gukora ibyo bintu wamuheka igikapo uje mu cyaro uje gushaka amafaranga uzohereza bateka gatogo uko utashe buri munsi muri weekend gatogo nakagirira amatsiko tubona Saturday bazatuduteka gisombega tugahindura indyo rero noneho buri Saturday bazaguhindurira gatogo kuvuga ngo ayo mazi aboneke kurumva ko yaba ari umunsi umwe agahitaza ahubwo ndabonye ngo Monday to Monday azatanga garasiyo kugira ngo barye iki agatogo. None bantu bacu umve uko inkuru yacu imeze murayumvishije mukore commentaire nimba mubonye ngo dutenga uyu mukristo turamutenga nimba mubonye ngo mumuheze izembanuro n'abandi bagifite ubwo bugogi nkabo ngabo mugana muhindure n'umugore kandi urumva umugore hejuru y'imirire kandi urumva iyo nzira nuko yasohotse hanze y'inzu ibyo byose utaje gusohoka nguje kureba abo bazirayo bo muri karagahugu kandi ibyo byose ntibyari guhaba byabaye kubera kuko wagiye kumenya ibiri hanze kandi udakubita umugore ntabwo abantu baba babimenye we wakubise umugore wongera amakosa hejuru y'ayandi makosa birasohoka biragenda bigera hehe kuri polisi isi yose yabimenye rero se twatuvuga ibintu byo kubesha birahari byabereye Patanisho. None cyo wababwira niki aba bantu icyo nabwira aba bantu icyo mbifuriza amubabarire se cyangwa uyu mugore biroze bishambuke bebe biroze bishambuke oya ico inama ndi butange uyu mugabo nafata inshingano ziyo ko umugabo mu rugo atanga amafaranga akwiriye umugore n'abarahaha uko bikwiriye kandi natabikora désormais kongera gukubita umugore umuziza ngo yahashe gutya atari ko wamugeneye ngo ntahango yagushikiriza ku ntego yawe wewe wamushikirije ku ntego yiwe akaguheza uko bikwiriye umuntu abyara abana babiri akaba ashaje nibuke yawibuka izo probleme zose my friend gendureka ibyo ngibyo icyo ngusaba nuko Imana ikigutegeye amaboko uze kwihana muri no torero turakwakira twe twihanisha abantu twaje gukiza imitima y'abantu ibabaye imitima yagiye iponyoka imitima yagiye inyerera yose twaje kuyigarura mu nzu y'Imana gisubire yihane igendere ku murongo icyo cyaha wakoze ntabwo kibaho ugende ucihane wama wihaniraho kuri polisi wamutega ubo wamuza muri no torero tukwihanishe nimara tuzasa dutangariza abakristo yuko ibintu wihanye kandi wageneye umugore nkuko bikwiriye turabakunda twebwe rero mugende mukore subscribe share comment mukore nko bikwiriye twabonye urukundo rwanyu natwe turabakunda cyane rero icyo muzakenera cyose tuzakibagezaho naho ubutaha.